Inkuru yacu uyu munsi tuyitangirana n'umukobwa witwaga Rusi. Rusi ariko ntabwo yakundaga uko yari ameze kubera imiterere y'umubiri no kubera ukuntu yari abyibushye cyane. Uko kutikunda ariko akenshi yabiterwaga n'ukuntu abantu bamufataga ndetse n'ukuntu bamuvugaga, kuko kuva kera akiri muto yari abizi neza ko abandi bana bo mu rungano rwe bamuvugaga ndetse bakanamuseka cyane. Aho amaze gukurira naho niko byari bimeze, abantu ntabwo baburaga kumubwira amagambo amukomeretsa agendanye n'ukuntu yanganaga, ndetse yanatambuka anyuzeho akumva abantu batangiye kuvuga amagambo ndetse baranamusetse, rimwe na rimwe ntibatinye no kubimwereka. Byatumye atangira kujya yigunga, atangira kwiyanga cyane, yanga no kugira ahantu yongera kujya ajya. Ibyo byose yarabyirindaga, akanga kujya mu bandi bantu kubera ukuntu yangaga umuntu umubabaza arimo kumuserereza. Hari n'abamubwiraga amagambo bazi ko arimo kwikina cyangwa se barimo kuburaga, ariko bagashiduka barengereye, bamukomerekeje cyane atakibashije kubyihanganira. Mu bukumi bwe yatangiye kujya abona abasore batamutereta nk'uko byari bimeze ku bandi bakobwa bo mu rungano rwe, dore ko yari anafite barumuna be babiri bendaga kungana. Gusa icyari gitangaje cyane ni ukuntu barumuna be bari beza cyane, bagororotse, batabyibushye nk'uko we yari ameze, maze yababona biyambariye imyenda yose bashaka kwambara, akabona ukuntu baberewe, akifuza kuba yamera nkabo ariko ntibikunde. Yahise atangira kujya yicisha inzara, akajya yanga kurya, akanga kunywa, agakora imirimo igoranye cyane, imirimo y'imvune, agakora uko ashoboye kose ngo arebe ko ibiro byagabanuka, ariko bikanga. Yageze aho aricara arareba, abona yirirwa akora ibyo byose, abona yirirwa yicisha inzara, areba n'ibindi bintu byose akora, nuko abona byose nta kintu na kimwe bitanga, maze aravuga ati nanjye nta na kimwe nzongera kugerageza. Byose yahise ahitamo kubireka, arabyihorera burundu, akajya yirira uko ashaka, akirira ikintu cyose yumva yifuza kurya, na bya bindi yari yararetse bamubwiraga ko bibyibushye cyane, maze noneho akaba aribyo ajya arya cyane, kuko yumvaga n'ubundi ibyo akora ntacyo bimaze, akavuga ati n'ubundi nta musore w'inaha uzigira yifuza kubana n'umukobwa umeze nk'uku kwanjye. Noneho umubyibuho uragenda uriyongera cyane, nawe yajya yireba akumva ubwoba buramwishe, ariko akavuga ati nta kindi kintu nzongera kubikoraho, nzabyihorera yuko byakabaye. Mu buzima busanzwe ariko bari bazi Rusi, bari bamuziho kwigirira umutima mwiza cyane, yagiraga impuhwe ndetse n'urukundo rwinshi cyane, nubwo atarakibona uko ajya mu bantu ngo abagaragarize uwo mutima mwiza, ariko niko yari yimereye. Umunsi umwe mu bwami bw'iwabo, igikomangoma cyagombaga kuzasimbura se ku ngoma, umuhungu witwaga Natanayeli. Bose bumvaga bamuvuga ariko bataramubona niwe wagombaga kuzasimbura se ku ngoma. Natanayeli yari umuhungu utarakundaga kwigaragaza habe na gatoya, ndetse nta nubwo yakundaga ko yavugwa cyane, dore ko yari anamaze iminsi myinshi cyane adahari, yari yaragiye kwiga hanze. Icyo gihe rero avuye kwiga muri ibyo bihugu bindi, yari amaze gukura, amaze kuba umusore, ageze igihe cyo gushaka umugore. Bagombaga gushaka umukobwa mwiza bagomba kumushyingira. Hagombaga gutangira gutoranya umukobwa mwiza cyane kurusha abandi bose, ugomba kuzamubera umugore. Iyo nkuru rero bisa n'aho abakobwa bari biziho ubwiza kandi bari bamaze kuba inkumi, bari bayitegereje n'amatsiko menshi cyane, dore ko hari n'abari basanzwe bazi ko ari beza cyane, ariko bakaba bari baranze gushaka abandi bagabo bategereje ko Natanayeli azabanza agahitamo. Buri gace rero bagombaga gukora amarushanwa y'ubwiza, bagatoranya abakobwa beza bazajya guhatana ibwami. Barumuna ba Rusi bacyumva iyo nkuru barishimye cyane, kuko nabo bari biyiziho ubwiza
kandi imyaka basabaga bari barayujuje, maze batangira kwitoza mu rugo iwabo, bakitoza gutambuka, batangira kujya batekereza ku myenda bazagenda bambaye uko izaba imeze, bakaganira twinshi dutandukanye tugendanye n'uwo munsi n'ibyo bakora kugira ngo bazabahitemo. Rusi we ntabwo yari yitaye kuri ibyo biganiro byabo, kuko n'ubundi ntabwo yumvaga bimureba, yumvaga atagomba no kubyumva habe na gatoya, kuko yaravugaga ati ni uwuhe mwana w'umwami, ni ikihe gikomangoma cyatinyuka guhitamo umukobwa nkanjye, mu gihe n'abasore basanzwe baciriritse b'inaha muri iki giturage cyacu batajya banyikoza. Yumvaga niyo yaba ari we mukobwa wa nyuma usigaye muri ubwo bwami bw'iwabo, igikomangoma Natanayeli kitagomba kumwikoza, nuko ahitamo kubireka byose arituriza. Ahubwo noneho muri iyo minsi yatangiye kujya afasha barumuna be, akabigisha ku mateka y'ubwo bwami bw'iwabo, akabigisha ku muco w'iwabo n'izindi ndangagaciro, kugira ngo nihagira n'ikibazo babazwa bazabashe kuba bagisubiza. Umunsi wo guhitamo abakobwa beza ugeze aho bari batuye, barumuna ba Rusi bari biteguye n'ibyishimo byinshi cyane, kuko n'ubundi uwo munsi wari watinze kugera. Bari bikozeho bambaye neza cyane, nuko Rusi arabareba arababwira ati nibe namwe sha, mbifurije amahirwe bana ba mama, uzagira amahirwe azatuzirikane nk'abavandimwe be. Nuko aramubwira bati ariko se wowe ubundi urabura iki, ko imyaka bakeneye utarayirenza? Wakigiriye icyizere ukaza tukajyana, ko wenda bashobora kuguhitamo nawe. Rusi arabaseka ati uwo muntu wampitamo yaba arwaye amaso, ariko niyo bampitamo inaha mu marushanwa ya nyuma yo kujya ibwami, ntabwo bazemera ko ninjira. Rero urumva ko nta kintu byaba bimaze niba najya mu marushanwa y'inaha, ariko nazanagira amahirwe yo gutambuka ibwami bakazansubiza inyuma, nta kintu na kimwe bivuze. Barumuna be baramubwira bati ariko reka iyo myumvire, ninde se wakubwiye ko ibwami batatuma winjira? Maze arababwira ati ese mwebwe mushyize mu gaciro, mwumva batuma umukobwa umaze nkanjye ko yakinjira? Baramubwira bati ntawamenya, nyamara wasanga Natanayeli yikundira n'abakobwa bimereye nk'uko nguko kwawe. Rusi yakomeje kubaseka abumvisha ko ibyo barimo kumubwira bidashoboka, nuko nabo ntibacika intege, bakomeza kumubwira bati nyamara wikiyima amahirwe, kandi wasanga ari wowe umugisha uriho, ntawamenyerega. Maze Rusi nawe akomeza kubumva, aravuga ati ariko wa mugani, reka ndeke gukomeza kwiheba no kwigunga, reka n'iyo myumvire nyeke, nanjye ngiye kuza tujyane. Barumuna be bahise bishima cyane bati ntiwumva, ntugomba kwihakaterega, ugomba kwishimira uko uri kandi ukigirira icyizere. Rusi yahise atangira kwitegura vuba vuba, nuko arambara, maze barumuna be baramusiga, nuko baramubwira bati uzi ukuntu uri na mwiza. Bahise bamwereka indorerwamo ngo yirebe, maze nawe abona yabaye mwiza. Bakomeza kumubwira bati ntureba se, uzi ko uri mwiza no kuturusha? Maze Rusi arabaseka ati ntimukomeze kumbeshya, ariko ese ubwo muri gukomeza kumbwira ayo magambo yose kugira ngo nemere nze tujyane gusa? Nimusigeho, ntimukomeze kumbeshya. Baramubwira bati nyamara ntabwo turimo kukubeshya. Bahise bagenda, ariko bisa naho uko gufata umwanzuro nyuma yabo wo gutangira kwitegura bo babirangije, bisa naho byabakerereje, ko abandi bakobwa bari bujyane bari babasize, kandi bagombaga no gufata urugendo rurerure cyane. Inzira nayo itari nziza habe na mba, inzira yacaga ahantu mu ishyamba. Gusa uko byari bimeze kose, umwanzuro bari bawufashe, bagombaga kujyana, nuko bakemera bakanyura muri iyo nzira igoye
ariko bakajya mu marushanwa nk'uko bari babiteganyije. Igihe cyaje kugera nuko barahagera, ariko basanga abandi bakobwa bose bari biteguye muri ayo marushanwa bahageze batanze bose. Lucy n'abavandimwe be bakinjira, abo bakobwa bagikubita amaso Lucy barasetse cyane, nuko bifata ku munwa barumirwa bakibaza bati ese uriya yagiye hehe kuko? Bakomeje guseka, Lucy akabibona neza ko barimo guseka, nuko bamwe muri abo bakobwa bagezeho no kwifata birabananira, bakomeza gukubita ibitwenge, bamwe baramubwira bati ese ubwo nawe uje hano mu marushanwa? Lucy abanza kwihagarara arababwira ati yego, nuko noneho yumva bose barasetse n'abatari baje kubimubaza, nuko baramubwira bati rwose tubabarire ko turimo guseka, twari tuzi ko uherekeje barumuna bawe, ntabwo twatekerezaga ko nawe waje hano kugira ngo ubashe kurushanwa, ese ubwo wizeye iki? Lucy byaramubabaje cyane, akomeza kumva n'andi magambo menshi amukomeretsa, yumva amagambo atangiye kuba menshi cyane, abona amaso yose niwe ariho, abona abantu bari gukomeza kumureba ku buryo budasanzwe banamubwira ibintu byinshi cyane, maze yumva biramurenze, abona gukomeza guhagarara aho ngaho bitakimushobokeye, yumva kwihangana kwe kurarangiye, nuko ahita yirukanka ngo yigendere, agenda yirukanka atazi n'ahantu arimo kwerekeza. Lucy yakomeje kugenda yirukanka cyane, maze barumuna be nabo bamwirukanka inyuma, batangira kugenda bamuhamagara bamubwira bati turakwinginze hagarara tuvugane. Lucy yahise ahagarara, maze barumuna be batangira kumusaba imbabazi bati ni ukuri tubabarire, ntabwo twari tuzi ko ari uku nguku biri bukugendekere, ariko amagambo y'abariya bakobwa yiguca intege, ngwino uhatane, wenda ushobora gutsinda bakanakorwa n'isoni. Lucy arababwira ati reka sinshobora gusubirayo, nakoze ikosa ryo kubemerera, ntabwo nagombaga kuza, reka nitahire. Bakomeje kumwinginga, ariko babona Lucy yafashe umwanzuro ntakuka, nuko ahita yongera aragenda yihuta ngo yitahire, maze baramwinginga bati niba ufashe umwanzuro wo gutaha widusiga, dutegereze tuze gutahana kuko ririya shyamba ntabwo waryinjiramo wenyine. Bamubwiraga gutya ngo ntagende wenyine kuko ahantu banyuraga hari ishyamba ry'inzitane, ishyamba ribi cyane, byavugaga ko ribamo abagizi ba nabi ndetse n'inyamaswa z'inkazi, kuko mu busanzwe nta muntu wajyaga aryinyuzamo wenyine. Nuko abavandimwe bakomeza kumwinginga ngo ntakore ikosa ryo gutinyuka kunyura muri iryo shyamba wenyine, ngo nabategereze, ariko Lucy arabyanga, akomeza kwirukanka arigendera. Nuko barumuna be nabo barumirwa, basubira hahandi kugira ngo bakomeze amarushanwa. Lucy mu kugenda kwe yagendaga yibuka amagambo abakobwa bamubwiye yose, akibuka ukuntu bamusekaga, ibyo bintu bikakumva mu ntekerezo, maze bigatuma aho arushaho kwirukanka cyane. Yageze aho yinjira rya shyamba, ariko nta bwoba yari afite, yumvaga ntacyo bimubwiye, kuko yumvaga bisa nkaho n'umuntu ari mu isi ya wenyine. Yagendaga yirukanka ubutareba inyuma, nuko yenda kurirangiza ngo yinjire mu giturage cy'iwabo, yumva umuntu urimo gutaka cyane, byasaga naho uwo muntu yari arimo guhumeka umwuka we wa nyuma. Lucy none ubwoba bwaramwishe, ashaka kwirukanka ngo asohoke muri iryo shyamba, dore ko yanaburaga intambwe nkeya cyane ngo arirangize agere ku ngo z'abantu, ariko gukomeza kugenda yirengagije umuntu urimo gutaka biramunanira neza, impuhwe ziramwica, gukomeza kugenda biranga atarebye uwo muntu umeze nabi. Byakomeje kumunanira, maze aramanuka yegera aho uwo muntu yatakiraga, abona uwo muntu arimo aravirirana amaraso, bisa nkaho ari inyamaswa y'inkazi yamukomerekeje. Yamukozeho, yumva umutima uracyatera, maze arishima ariruhutsa, atangira no gutabaza, amusabira ubufasha ngo arebe ko hari umuntu waba uri aho hafi amufashe kumutabara. Yakomeje
gusaba ubufasha atabaza, ariko abura n'umuntu n'umwe. Yatangiye gutekereza ikintu yakora, atangira gutekereza kwirukanka ngo agere kuri za ngo yendaga kugeraho, ababwire baze bamufashe gutabara uwo muntu, ariko abona ibyo ngibyo nabikora bashobora kuza batinze bagasanga uwo muntu yarangije kwitaba Imana. Maze muri za mbaraga nyinshi cyane yagiraga, zimwe bajyaga banamuserereza ngo afite imbaraga zimeze nk'iz'abagabo, ahita abona ko ari wo mwanya wo kuzikoresha, ahita aterura uwo musore aramwirukankana, kuko yagombaga kugenda yihuta cyane akarangiza iryo shyamba, kuko yari anafite ubwoba ko ya nyamaswa y'inkazi yamukomerekeje kuri urwo rwego ishobora no kugaruka. Nuko agenda yirukanka cyane, ariko bigeze ahatangira kunanirwa, akagenda amushyira hasi, nuko akaruhukaho, hashira akanya gato cyane akongera akagenda, nuko kubw'amahirwe rya shyamba aza kubona barirangije. Rusi yahise yerekeza mu rugo rwa mbere rw'aho ngaho yari ahingutse, nuko agenda abatakambira ababwira ati, ndabinginze nimufashe uyu muntu. Rusi wari uzi ko bagiye kumufasha, bahise bamubwira bati ntibishoboka, ntabwo uwo muntu twamwakira. Rusi ati, ndabinginze nimumuhereza ahantu aryama, hanyuma tumushakire imiti turebe ko yakoroherwa, dore aracyahumeka. Baramubwira bati, jyana uwo mupfu wawe, urabona atapfuye ubundi. Rusi ati, ntago arapfa. Nuko ahita abereka aho bakora ku mutsi wo ku ijosi, ati, murumva umutima we utagitera? Baramubwira bati, hoshi genda mujyane, twebwe ntago tumukeneye, ataza no gupfira hano. Ese ubwo apfiriye hano twabona uko tubisobanura? Uragira ngo bazadushyireho iby'urupfu rwe? Wa mukobwa we, wowe uracyari mutoya, imyiturano y'iyi si ntago uyizi, ntago urayimenya. Rusi yakomeje kubasaba ubufasha, ariko abona bakomeje kumuhakanira, abasobanurira uburyo bwose bushoboka ko bafasha uwo muntu, ariko baramwamagana neza burundu. Yahise abasaba ati, byibuze ngaho nimunshakira abahetsi bamfashe, mujyane tumugeze mu rugo iwacu. Ibyo byo noneho barabyumvise, nuko barabimwemerera, baramubwira ati, ibyo nta kibazo, byo tugiye kugufasha. Bahise bamushakira abagabo b'imbaraga, baramufasha, bamushyira mu ngobyi, baramutwara bamugeza iwabo. Kuko hari mu minsi yo hambere ubuvuzi bwari butaratera imbere, bavurishaga imiti ya gakondo mu mavuriro yari makeya kandi aboneka ahantu kure cyane. Niyo mpamvu Rusi yarahisemo ko bamujyana bakamugeza iwabo, akaba ariho bamufashiriza. Bakigera iwabo wa Rusi ariko ababyeyi be bararebye barumirwa. Rusi atangira kubasobanurira, ababwira ko yanze kumusiga mu ishyamba kandi abona agihumeka, nuko ababwira ukuntu byose byagenze. Nabo baramwamaganye bati, musubize iyo ngiyo umukuye mu ishyamba, wituzanira umuntu muri uru rugo, umuntu umeze uku utazatuma hari akandi karimo twakora. Iwabo bakomeje kumutuka bati, ariko se ubundi umuzanye ari nde umugutumye? Ese ubwo ni ukuvuga yuko abantu bose bari bamunyuzeho batari bumvisha yuko arimo gutaka? Kubera iki wowe wihurutse ukajya kumureba? Iyo ukomeza ukagenda, ese ubwo iyo inyamaswa zigusanga wari kuba uri mu biki? Cyangwa se iyo usanga y'umugizi wa nabi nawe akakugirira nabi, wari kuvuga ngo iki koko? Si wowe wari kuba wizize? Nuko baramubwira bati, ngaho reba umuntu utuzaniye, nukoza nukwambika, urabona ari nde muntu uzongera kugira akarimo akora muri uru rugo koko? Ese ubundi uze ari muntu ki? Ese niba ari umwicanyi cyangwa se undi mugizi wa nabi? Rusi ati, nimuhumure, ni ukuri njye mfite icyizere ko atari umugizi wa nabi. Naho ibyo byose murimo kuvuga ngo kumukarabya, kumwambika, kugira gute, byose njyewe nzabimukorera. Maze baramutwa bati, uwo mutima wawe ni akazi kawe uzagukoraho, nadakira agapfa ntuzigere uturushya na rimwe, uzahite wongera umufate umwikorere
umusubize mu ishyamba aho wamukuye. Baretse gukomeza gusiganira uwo muntu wimereye nabi gutyo, maze baramwakira baramuryamisha, babahetsi nabo baritahira. Iwabo wa Rusi bahise batumizaho umuvuzi bari bazi wo muri ako gace bemeraga cyane, maze araza asuzuma uwo murwayi, ababwira ko ari inyamaswa y'inkazi yamuriye, cyakora ko icyiza cy'iyo nyamaswa ko ari uko nta bumara ifite, ko icyizere cyo kuzakira gihari, ko byari kuba bibi cyane iyo iza kuba yamusizemo ubwo bumara. Maze Rusi arishima, yishimira ko uwo murwayi ashobora kuzakira, dore ko yari yanaje amusengera inzira yose asenga ngo baze kugira iwabo akiri amahoro. Nuko uwo muvuzi ahita akuraho imiti yo kuzajya bamusiga bamaze kumukarabya. Mama wa Rusi yanga kuyakira, abwira Rusi ati ngaho ngwino ufate imiti y'umurwayi wawe. Maze uwo muvuzi arayimuhereza, amuhereza iyo miti yose, amubwira n'ukuntu azajya ayikoresha. Kuva icyo gihe koko bisa nk'aho uwo murwayi yari mu nshingano za Rusi, kuko ku bandi bantu b'iwabo nta n'umwe washakaga kumwikoza. Barumuna be baratashye bakimara kugera mu rugo bakimukubita amaso, nuko bavuza induru bati twebwe ntabwo dukunda kureba mu bisebe, uramenye rwose uriya muntu uzajya umwitaho wenyine, uzajya umwiyogereza, buri kimwe cyose uzajya ukikorera, kuko kumureba biteye ubwoba, noneho kureba muri biriya bisebe bye ntabwo dushaka kubirebamo rwose, uzajya udufasha. Rusi arababwira ati ibyo ntibibatera ikibazo, njyewe nzajya mukorera buri kimwe, ntabwo nzigira mbasiganya. Kuva icyo gihe Rusi yatangiye kujya amwitaho wenyine, akamukorera amasuku yose ashoboka, akamukarabya, akamucira inzara, akamwogosha n'ibindi byose. Iyo yabaga arimo kumukorera ayo masuku yose, yabaga arimo kumuganiriza, amubwira amagambo meza, amubwira ati igihugu cyiza, humura maze uzakira, njyewe ndabyizeye, ngaho ukomeza uhatane, urwane intambara, ntiwemere urupfu ko rugutwara, komeza urwane paka ukize, ngaho unyemerera ko uzakanguka vuba, sibyo? Uzabikora, njyewe nizeye yuko uzabikora, nzishimira kukubona warakize, maze uzakanguke vuba, sibyo muhungu mwiza? Rusi yamukoreraga ibyo byose n'umutima mwiza cyane, akabikora arimo kumuganiriza, ku buryo umuntu utabizi yari kunyura hafi aho akagira ngo ni umuntu barimo kuganira, nubwo atari abizi, ariko gukomeza kumuganiriza gutyo byari bifite uruhare runini mu gukira kwe no gukanguka vuba. Yakomeje kumuganiriza, ageze aramubwira ati njyewe nitwa Rusi, ese ubundi wowe witwa nde? Nizeye neza ko umunsi umwe uzakanguka, maze nawe ukambwira amazina yawe. Rusi yakomeje kujya amwitaho mu bugwaneza bwinshi, nta kumwinubira, akabikora bikunze cyane n'umutima mwiza cyane. Maze nyuma y'iminsi 4 umurwayi we atangira gukanguka. Rusi arishima cyane, ko byasaga nk'aho umunsi yari amaze igihe ategereje wari ugeze. Umurwayi yatangiye gukanguka, ndetse atangira no kujya avuga, ariko akavuga ibintu biterekeranye. Gusa byari ibyishimo, kuko bahise babona ko icyizere cyo gukira 100% gihari, kuko noneho yatangiye no kujya arya no kunywa, akajya arya duke dukeya, ariko bakabona ko bizaza. Ibwami nabo hari hashize iminsi 4 batabona Natanayeli. Bari barabanje gukeka ko ari ku nzu ye yindi yari afite, yakundaga kujyamo akiberamo mu gihe yabaga ashaka kuba ari wenyine no kwiga ku mishinga ye ngo ayinoze neza. Mu minsi ya mbere batekereza ko ari hari, ariko baza kumenya ko atari hari.
umwami yageze ahanigira yajya kumushakira ariko aramubura. Yatangiye kwibuka ko kubera igihe kinini Natanayeli yari amaze adahari, yari amaze igihe ashaka kuzazenguruka ibiturage by'iwabo byose, kandi akabikora wenyine atari kumwe n'ibyegera bye by'ibwami, kugira ngo abantu batamumenya bakamenya uwo ari we, kuko yashakaga ko yazenguruka mu biturage by'iwabo byose akamenya imibereho y'abaturage baho, akamenya ibibazo bihari, akamenya ibyo yazateza imbere n'ibyo yazakuraho mu gihe yazaba agiye ku ngoma, ariko nyine ibyo byose agashaka kubikora wenyine nta muntu n'umwe ubimenya. Nuko umwami yibuka koko ko icyo cyifuzo yakimuhaye, nawe akamushyigikira akamubwira ko amwemereye ko azabikora, ariko akamusaba kuzabikora yitonze cyane. Nuko umwami akomeje kubitekereza, umuvugo waba uramwishe, batangira kwibaza ahantu yaba ari, nuko biyemeza no gutangira kumushakisha. Yakomeje gushakisha amakuru ye yose, ariko umuhungu we akomeza kubura. Batangiye kuzenguruka ahantu hose bamushakisha, batangira no gutanga amatangazo ahantu hose bavuga ko uzamubona azagororerwa. Nuko baza kumenya amakuru ko hari urugo rufite umuntu rwatoraguye ahantu mu ishyamba, ariko ko uwo muntu batazi niba ari we Natanayeli urimo gushakishwa, kuko uwo muntu akivuga ibintu biterekeranye nta kintu na kimwe anibuka. Nuko umwami yiyemeza kuzagera kuri uwo muntu koko akareba niba ari umuhungu we. Iwabo wa Rusi bo bakimara kumenya ayo makuru y'uko Natanayeli yabuze, batangira kumenya yuko barimo no gukeka ko ari we baba bafite mu rugo rwabo. Ubwoba bwatangiye kubica kuko bumvaga ibyo bintu bidashoboka. Batangiye kumuganiriza bamubaza ngo se witwa nde, nuko ariko akababwira ibintu bumva batazi ibyo ari byo. Nuko bakamubaza bati ese witwa Natanayeli? Nuko agaseka akazunguza umutwe akababwira ngo hoya. Nuko ahubwo bamubaza izina akivugira ikizina abonye icyo ari cyo cyose. Hashira nk'iminota 5 bamubaza irindi zina akavuga irihabanye n'iryo yavuze bwa mbere. Nuko batangira kuvuga bati nyamara uyu muntu koko birashoboka yuko ari we barimo gushakisha. Kuko bakomeje kubishidikanyaho cyane bibaza niba ibyo bintu koko byaba ari byo, ibwami nabo bari bahageze. Umwami yaraje akubise amaso umwana we, abonye ko ari we yari yarabuze, arishima cyane. Nubwo Natanayeli yari akirimo kuvuga ibintu biterekeranye, atanibuka n'ibyabaye byose, atazi n'ahantu aherereye, ariko byibuze yabashaga no kuvuga. Ibyo byose nibura byabashaga guha umwami icyizere cy'uko umwana we azakira. Yakomeje kumwitegereza akareba ukuntu ameze neza, ukuntu afite isuku, ukuntu bamwitayeho cyane kandi batamuzi. Yumva ntazi mu by'ukuri ikintu azakora ngo agororere uwo muryango abituriye neza yose bamugiriye. Bahise bashaka kumujyana, ariko abantu bazobereye mu by'ubuvuzi baramubwira bati ntabwo Natanayeli guhita tumushyira aka kanya ku ifarashi ngo akore urugendo rurerure rungana gutya, ntabwo ari ibintu byiza, kuko ibyiza ni ukuguma hano agakomeza akavurirwa inaha kugeza igihe azakirira akazataha ameze neza. Kumujyana ameze uku bishobora kumusubiza inyuma cyane. Umwami kuko n'ubundi yabonaga baramwitayeho cyane, yarahamurekeye atitaye ko ari mu rugo rw'umuturage usanzwe kandi ruciriritse. Nta mpungenge na nkeya yari afite z'uko bazakomeza kumwitaho, kuko yaravugaga ati ese niba baramwitayeho akaba ameze neza gutya batari bazi uwo ari we, noneho ko bamenye ko ari igikomangoma bigiye kumera gute? Nta mpungenge na nkeya yahise amurekera aho ngaho ngo abanze akire neza, bazabone kugaruka kuza kumutwara. Nuko hasiga ariko noneho abarinzi, nuko arasezera aragenda.
abasezeranya ko azagaruka vuba aje kumutwara, aje no kubagororera. Ababyeyi ba Rusi bahise bishima cyane bati aya ni amahirwe akomeye cyane tugize, dushobora no kugira amahirwe umwe mu bakobwa bacu Natanayeli akazamuhitamo akamubera umugore, dore ko abakobwa bacu uko ari babiri bose batsinze amarushanwa y'ubwiza baherutse kwitabira. Bavugaga gutyo kubera ko ba barumuna ba Rusi uko ari babiri igihe bitabiraga amarushanwa mu gace k'iwabo bari mu bakobwa beza batoranyijwe, gusa bagombaga kuzajya mu marushanwa ya finali yagombaga kuzabera ibwami. Ayo marushanwa niyo noneho bari kuzatoranyamo umukobwa umwe wagombaga kuzaba umugore wa Natanayeli. Ababyeyi ba Rusi rero baravuga bati ibi bintu ni iby'agaciro, aya ni amahirwe akomeye tugize, kuko abakobwa bacu bazajya kugira igihe cyo kugenda mu marushanwa basanzwe baziranye na Natanayeli. Nta kabuza rero azahitamo umwe muri bo. Bahise babatumaho nuko barabahamagara ngo nibaze bababwire, batangira kubashakira imyenda myiza cyane, bahita babuza Rusi kongera kumwitaho gutyo. Baramubwira bati rero wowe Rusi, jya wigumira iyo mu gikari uhe barumuna bawe amahirwe biyerekane imbere ya Natanayeli, turi kugira ngo bibahe umwanya wo gutangira kumenyana nawe cyane, kugira ngo igihe cyo kujya guhitamo nikigera bizaba ari nko kurangiza umuhango gusa, kuko azaba yararangije kwihitiramo. Nuko Rusi wari umunyamahoro kandi n'ubundi akaba yumva Natanayeli atamuhitamo, nubwo yamurebaga we akumva aramwikundiye cyane, nuko arabyumva yemera kutazongera kumwitaho. Ba barumuna be ababyeyi barababwiye bati mumenye ubwenge ntimube indangare, mumenye icyo mushaka, mugerageze umwe muri mwe abe ari we uzamwegukana, mukore uko mushoboye kose azajye gukira neza mwararangije kwigarurira umutima we, mukore uko mushoboye azabe yararangije kubakunda, kandi muramenye ntimuzagirirane ishyari ngo hagire ubabara ko atari we ahisemo, kuko uwo azahitamo uwo ari we wese azibuka umuryango wose, bizaba ari n'ishema ku muryango wose. Nuko ba barumuna ba Rusi nabo barababwira ati muhumure, ntabwo tuzigira tugirirana ishyari, uwo azahitamo nyine azaba ari umugisha we. Nuko barababwira bati ibisigaye ni ibyanyu rero, turabinginze mugerageze amahirwe, mukore uko mushoboye mwigaragaze, uyu ni wo mwanya. Ba bakobwa barishimye cyane batangira kumwitaho gutyo, ariko bakabona ntabwo yishimye nk'uko Rusi amwitaho byari bimeze, kuko nta n'umwe muri bo noneho yemereraga ko anamukoraho ngo amukarabye. Yatangiye kujya abyikorera, akajya yikarabya, akajya anigaburira, nta kintu na kimwe yemeraga ko bamukorera, usibye yenda nko kumusasira gusa. Igihe cyaje kugira noneho agarura ubwenge neza, akajya anavuga ibintu biri ku murongo, gusa ariko yumvaga hari ikintu abura, ariko nawe yagishaka ntakibone, gusa muri we agakomeza kumva hari ikintu abura. Yumvaga amajwi yose y'abo bakobwa uko ari babiri hari ijwi ry'umukuburamo cyane, kandi akumva yarikumbuye, maze abaza barumuna ba Rusi ati ariko se nimwe mwahoze munyitaho no kuva kera nkigera hano? Baramubwira bati yego ni twebwe, maze ntababaze ibibazo byinshi, akabikiriza nawe akabihorera. Nubwo mu minsi ya mbere ataraza ahari, atabasha no kuvuga, ariko hari ibyavugwaga nuko akabasha kubyumva. Yumvaga rero akumbuye umuntu wakundaga kumuvugisha cyane yisekera, akamuhumuriza, amutera imbaraga, amubwira ko ibyo byose agomba kuzabicamo, kandi ko urupfu rutagomba kumutwara, ko atagomba kurwemerera. Yumvaga ibyo ari byo byose hari umuntu wigeze kumubwira ayo magambo, ariko akumva ijwi si rimwe mu by'abo barumuna ba Rusi. Yaretse gukomeza kubitekerezaho cyane, nuko igihe kimwe aza gukira,
arakira neza, atangira no kujya ava mu gitanda akagendagenda, rimwe arimo gutembera ngo yumve ko asigaye afite imbaraga zihagije zo kuba yakora urugendo rurerure, benda no kugaruka ku mutwara. Yatembereye mu rugo rw'aho ngaho iwabo wa Rusi, nuko arimo agenda aza kubona hari umukobwa wicaye ahantu wenyine. Akimukubita amaso yarikanze, aribaza ati ese muri uru rugo harimo undi mukobwa wa gatatu? Kuki we atajya aza kunyitaho? Yanze kugira ikintu yavuga, akomeza kumwitegereza, akabona aramushimishije cyane kubera ukuntu yimereye, akavuga ati mbega umukobwa uteye imbabazi. Yahise atera intambwe agenda amwegera, nuko atangira kumuvugisha, ariko Rusi akivuga Natanayeli yarikanze, yumvise iryo jwi hari ahantu arizi. Rusi ariko aramuvugishije arangaye, yubuye amaso abonye ari Natanayeli, ubwoba buramwica, ashaka no guhunga kuko yumvaga atemerewe no kumwegera, kandi agakomeza kubona Natanayeli wari kuza amusanga. Nuko maze Natanayeli abona ukuntu Rusi afite ubwoba bwinshi cyane, maze aramubwira ati ese ko ufite ubwoba? Rusi yihagararaho aramubwira ati nta bwoba mfite. Natanayeli ko Rusi yakomezaga kugenda amuvugisha, yakomezaga kumva ari rya jwi, kandi koko nibyo, bisa nkaho mu burwayi bwe n'ubundi yibaniraga na Rusi, ubwo igihe cyose yabaga arimo kumuvugisha nta kintu na kimwe yamukoreraga atarimo kumuvugisha. Nuko ku mutima aravuga ati byanze bikunze iri ni rya jwi nahoraga ntekereza, nahoraga nifuza kongera kumva. Yahise agenda ngo amwicare iruhande batangire baganire, ariko Rusi ubwoba bukomeza kumwica, aramubwira ati nyagasani mwareka nkigendera kuko kuvugana namwe ntago bikwiriye umuntu nkanjye. Natanayeli aramubwira ati erega nakubujije gukomeza kugira ubwoba, kandi sina ngombwa gukomeza kunyubaha gutyo cyane. Njyewe nitwa Natanayeli, ese wowe witwa nde? Nuko Rusi nawe aramwibwira, aramubwira ati nitwa Rusi. Natanayeli amusubirishamo ati witwa Rusi? Rusi ati yego niko nitwa. Natanayeli ahita amubaza ati none se ni ubwa mbere unyibwiye? Rusi ati yego. Rusi yahise yibuka ko hari ikindi gihe yamwibwiye, igihe yari akiri muri koma. Nuko yibuka ko yamubwiye izina rye, amubwira ati nizeye ko igihe kimwe uzakanguka nawe ukanyibwira. Rusi yahise abyibuka arabitekereza, ariko akomeza kumubwira ko ari inshuro ya mbere amwibwiye. Nuko Natanayeli aramubwira ati Rusi nishimiye kukumenya, gusa n'ubundi ndumva wagira ngo dusanzwe tuziranye. Rusi akomeza kumubwira ko nta hantu baziranye, maze Natanayeli ariko aramubwira ati njyewe siko mbitekereza, ubanza hari ntarakira neza, ahari ndacyitiranya ibintu. Batangiye kuganira, Rusi aramubaza ati ese noneho urimo kumva ibintu byose urimo kubyibuka? Natanayeli aramubwira ati yego ndabyibuka, ariko ndacyitiranya ibintu nyine nk'uko nari maze kubikubwira. Ndimo ndumva wagira ngo hari ahantu nkuzi, ndumva wagira ngo hari igihe twigeze kuganira ukananyibwira, kandi ari ubwa mbere nkubonye urimo kumbwira ko nta n'ahandi hantu tuziranye. Urumva nari noroherwa, ntabwo ndakira nk'uko ndimo kubitekereza. Rusi icyo kiganiro yahise asa nkaho akirengagiza kugira ngo badakomeza kubivugaho byinshi, kuko yumvaga Natanayeli bisa nkaho hari ibintu byinshi yibuka igihe yari akiri muri koma. Nuko Natanayeli aramubwira ati ndashimira ababyeyi bawe kuko bamfashije bakantabara. Akimubwira gutyo, Rusi yahise yumva yuko ababyeyi be babyitiriye, bakamubwira ko aribo bamutabaye,
ariko aricecekera yanga kubavamo, arabireka nyine ngo akomeze agire ngo nibo bamutabaye, kuko kuri we icyari icy'ingenzi ni ukumubona yarakize. Bakomeje kuganiraho gatoya, Natanayeli ahita yigendera. Kuva icyo gihe Natanayeli yatangiye kujya amwitegereza cyane ndetse akumva aranamwikundiye cyane. Gusa ikintu cyamutangazaga ni ukuntu yabonaga Rusi akunda kwigunga. Yatangiye kumushakaho amakuru, nuko Natanayeli aza kumenya ibintu byose, aza kumenya noneho ko ari nawe muntu wamutabaye wamugezeho bwa mbere. Maze aribaza ati ni ukubera iki ibintu byose byiza yankoreye ariko abavandimwe be n'ababyeyi be bakabyitirira? Bisa nkaho kuntabara yabikoranye umutima we w'urukundo, nta zindi nyungu yari ategereje. Mu gihe abavandimwe be barimo kunyereka ko banyitayeho, bakanyereka ko bankunze cyane kugira ngo mbabone gusa, mbone ko ari abantu beza, bisa nkaho bo hari izindi nyungu bantegerejeho. Yakomeje kwitegereza abona Rusi atandukanye cyane, abona Rusi afite umutima mwiza cyane udasanzwe muri we, maze akavuga ati umuntu ufite umutima nk'uwa Rusi aboneka ari umuntu umwe mu bantu nk'igihumbi. Natanayeli nta na kimwe atari yarigeze amenya. Yari yaramenye ko yamutoraguye atamuzi, yari yaramenye amakuru y'ukuntu abantu bose bamwamaganye ngo amusubize iyo yamukuye mu ishyamba. Nta kintu na kimwe atamenye. Yamureba, yabona ukuntu yimereye yateye imbabazi, yakongeraho n'uwo mutima mwiza yifitiye, akumva abuze n'ikintu yakora kugira ngo amwiture iyo neza yose yamugiriye. Maze ariko akicecekera, ntagire ikintu na kimwe abivugaho, abantu bakagira ngo ntabwo abizi. Bidatinze umwami nawe yaraje ngo amutware, kuko yari amaze kumera neza cyane, afite imbaraga, yarakize, yiteguye gukora urugendo rurerure. Umwami yaje afite ibyishimo byinshi cyane, si we warose ahagira ngo yongere kubona umwana we ari muzima ameze neza yarakize. Yari yaje kandi yiteguye kugororera umuryango wa Rusi. Numvaga agomba kubaha ikintu icyo ari cyo cyose bari buze kumusaba. Byari ibirori kandi kuko bari batumiye igiturage cyose. Nuko arabashimira cyane, arababwira ati nk'uko nabibasezeranyije nje hano no kugira ngo mbagororere, nimunsabe ikintu icyo ari cyo cyose mwifuza, nimumbwire ikintu icyo ari cyo cyose mukeneye, niteguye kukibaha. Nuko papa wa Rusi bisa nkaho yari ategereje iryo jambo, atinya guhora ku ngoma. Ikintu tugusaba ni kimwe, hano tuhafite abakobwa babiri beza, kandi n'umuhungu wanyu ugeze mu gihe cyo gushaka. Abo bakobwa bacu uko ari babiri nta nenge n'imwe bafite, ni beza, ndetse bari baranatsinze amarushanwa, bari bategereje kuzaza bwa nyuma mugiye guhitamo umugeni. Barumuna ba Rusi aho bari bica, ubwoba bwatangiye kubica, bibaza niba koko ibyo bintu umwami ari buze kubyemera. Nuko papa wabo ahita abasaba guhaguruka baza imbere, maze aravuga ati aba bakobwa mwese murabibona ko ari beza cyane, twagira ngo rero tubasabe mutoranyemo umukobwa umwe mumushyingire umuhungu wanyu. Ibyo rero bitumeze rwose, nta ngororano iriti iyo ngiyo nimuramuka mubyemeye. Umwami yakomeje kwitegereza abakobwa, abona koko ni beza cyane, maze aravuga ati ndi umwami urinda isezerano rye, muhumure nta kabuza turaza guhitamo umukobwa umwe nk'uko mubyifuza. Maze ariko abanza kubaza umuhungu ati ese hari icyo byaba bigutwaye uyu muryango udushingiye, ko nanjye numva nta kindi kintu twabitura? Natanayeli ati nta kibazo, nanjye nanabyishimira cyane. Abari aho bose bahise bakoma mu mashyi, maze barumuna ba Rusi nabo imitima itangira gutera cyane kubera ubwoba, bibaza uwo bagiye guhitamo muri bo. Gusa bumvaga nta n'umwe uri buze kubabara nk'uko papa wabo yabibasabye, kuko yari yarabasabye kutagirirana ishyari. Rusi we yari yicariye inyuma
ariko nawe nta shyari na rike yari afite. Yari yishimiye barumuna be, yishimiye intambwe bagiye gutera, kuko yaravugaga ati buri muntu wese agira umugisha we, buriya ni umugisha wabo. Kuko abantu bari bakomeje gukoma amashyi no gutera izindi komenti hirya aho ku ruhande, bakomeje kuvuga utugambo tutari kurangira. Natanayeli yabasabye gutuza, ababwira ko yari atararangiza kuvuga, maze aravuga ati nababwiye ko ndi bwishimire ko uyu muryango uduha umugeni, ariko uyu muryango ndabizi neza ko udafite abakobwa babiri gusa, hari n'umukobwa wa gatatu. Umukobwa wangiriye impuhwe akanga kunsiga ndimo gusamba, akantabara, nkamuvuna ntebe yarimo kunshakira ubutabazi, akoza ibisebe byanjye atinuba, akanyitaho uko ashoboye kose mu gihe nta wundi muntu wari witeguye kumufasha. Uwo niwe mugeni nshaka. Abantu bose bahise baceceka, ahubwo barahindukira bareba Rusi aho yari yicariye. Maze Natanayeli akomeza agira ati njyewe sinita cyane mu kureba umuntu w'inyuma, ndeba umuntu w'imbere, kuko niwe wanyeretse igisobanuro cya nyacyo cy'ubugwaneza. Ubwiza bwa Rusi bwiganje mu mutima we, ubwo nibwo bwiza nifuza kuzahorana nabwo, nifuza kuzabana nabwo bukampora iruhande ubuzima bwanjye bwose. Ni nabwo bwiza ubwami bwacu bwose bukeneye, nibwo bwiza buzamurikira ubwami bwacu igihe azaba amaze kuba umwamikazi. Natanayeli ntabwo yakomeje kuvuga ibindi yagombaga kuvuga, yahise agenda asanga Rusi aho yari yicariye, amufata ikiganza aramuhagurutsa, hanyuma amuzana imbere y'abandi bantu bose. Avugira imbere y'abantu bose ko usibye n'uwo mutima mwiza we, ko yanamwikundiye cyane, noneho hakubitiraho n'uwo mutima mwiza yari yabonye afite, akabona nta wundi mukobwa wamusimbura. Natanayeli ariko utarakundaga kuba hari umuntu yahatiriza gukora ikintu kubera izina rye, yabanje kubaza Rusi, amubaza niba yiteguye, niba yumva yemeye ko bazibanira. Rusi we yari atarumva ibirimo kuba, ntabwo yari yakabisobanukiwe neza, kuko byari bimutunguye cyane. Ibi ni ibintu atari yarigeze atekereza mu buzima bwe bwose. Maze ahita amubwira ati nyiricyubahiro, ntabwo mbikwiriye, ntabwo ndi mwiza nk'abavandimwe banjye. Maze Natanayeli aramubwira ati Rusi uri mwiza cyane, uri mwiza, uri mwiza no kurusha ukuntu ushobora kubitekereza. Rusi byaramurenze, noneho atangira no kurira atazi n'ukuntu bigenze. Maze Natanayeli yongera kumubaza niba yumva yiteguye, amubaza niba yumva yabyemera. Maze Rusi nawe noneho wari waramwikundiye ahita abyemera, ntiyongera kubishidikanyaho. Abari bari aho bose bari bumiwe, bari batangajwe n'ibiri kubera aho ngaho. Kuva icyo gihe batangiye kwitegura ubukwe bwabo, maze abakobwa bose bamusererezaga bakanamuseka, birabarakaza biranababaza cyane, batangira no kumugirira ishyari, ariko byari by'ubusa, ntacyo byari guhindura ku igeno ry'Imana. Ku munsi w'ubukwe bwabo nta muntu n'umwe wari ugiserereza Rusi cyangwa se ngo amuseke cyangwa amuhimbe andi mazina, ahubwo abantu bose bamubonagamo ubugwaneza. Ibyo yakoreye Natanayeli byamugarukagaho iteka, kuko izina ry'uwamubonaga wese nta kindi yahitaga atekereza usibye umutima we mwiza yifitiye. Yari isomo ku bantu benshi cyane, dore ko n'inkuru yabo yari yarasesekaye ahantu hose. Rusi nawe yari asigaye yigirira icyizere, ariko n'ubundi agakomeza guca bugufi, agakomeza kugira umutima mwiza nk'uko yari awusanganywe. Umwanya asigaye ariho ntumutere gusuzugura abandi bantu. Amaze kuba umwamikazi, yari yarashyizeho ibihano ku bantu bose bazajya baserereza abantu kubera ukuntu bateye cyangwa se kubera ubumuga bafite.
akabwira ko abantu bose bagomba kubaha agaciro batitaye ku bindi bikomere by'ubuzima baba bafite cyangwa se ingano yabo. Rusi yari icyitegererezo kuri benshi, bose bamwigiragaho byinshi kuko bari barabonye ko ubwiza bw'umuntu atari ubw'inyuma gusa. Mu bari bameze nkawe kandi ntawongeye kwiheba kuko barabibonaga neza ko uko waba umeze kose umugisha wawe Imana yakugeneye uko byatinda kose, aho byanyura hose, uko waguca intege kose, byanze bikunze ko iyo igihe kigeze wa mugisha wawe ukugeraho. Mwakoze cyane rero mwebwe mwese mwabanye natwe, aha niho inkuru yacu irangiriye, ndizera hari byinshi abasigiye. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.